Ubu ngubu mfite nk'ibiri 135, ubu nibyo mfite ubu. Navuga ngo ngiye kuryama igitanda n'isaso bigata bimanuka bigata bigwamo mo imbere mu gitanda. Inkwavu nshobora kurya nk'udukwavu tubiri, kamwe kakajya aha kandi kakajya aha. Ubwo harimo n'ibizamuka biza mu ibere. Ubundi tuwarete niho hantu hambere hamvuna. Kino nahombye iyo nza kuba ntari kwinyensebura cyane. Abavuze tukabikora hano. Nkunda gwede zawe sheri. Ndapfuye koko. Urukundo gwede zanjye nzanga koko. Kanyamya ni mukina uri umwana we. Nubundi aragukubita. Ni mukina uri umugore we aragukubita. Urumva rero aragoranye. Yes, nizere ko gahunda zimeze neza kandi nizere ko mwese mumeze neza. Nizere ko abari mu Rwanda, Amerika, Aziya, Oceania, Australia, mwese mumeze neza, ibintu ari gahunda. Ndi kumwe na Fisi, ndi kumwe n'umukobwa witwa ndi kumwe n'umukobwa witwa Delphine, ni fiance wa Fisi. Delphine, Fisi afite ibiro bingahe? Ibiro byo ntago bizi neza. Iyo aguteruye bumva afite nk'ibiro bingahe? Ariko ajya mbasha. Byatari. Bibite. Ni sawa. Umeze neza? Ndashima Imana. Byatari. Umaze kugabanuka mwana? Nimo ndagenda ngabanuka gake gake. Usigaje nk'ibiro bingahe? Ubu ngubu mfite nk'ibiri 135, ubu nibyo mfite ubu. Hagabanutseho? Ubundi mbere naniyongereyeho bikeya, ibiro bigera muri 4 none byashizeho. Akose fide. 139. None hagabanutseho 4. Ubu ufite ibiri 135. Cyane rwose. Akose fi tuvugisha ukuri wenda ngeze n'Imana ndakubonye, umugore wawe turaza kuba nawe turaganira. Ubundi wavutse uri munini, byagenze gute kugira ngo ubyibone? Navutse ndi mutoya ameze nk'abandi. Nakunze kuba cyane kwa iwabo wa papa wanjye ahantu bita Cyangugu Inyamasheke. Ubwo rero najyaga ndagira inka meze neza, ndi umuntu mutoya. Ahubwo kugera i Kigali ngeze mu myaka 14-15 nahise ntangira kubyibuha, kuko ubanza ubuzima bwarahindutse bugatandukana n'ubwahari Icyangugu. Urumva Icyangugu niriraga indugu n'insambaza nimereye neza n'amafi n'ubugari. None ngeze i Kigali rero bahita bashyiramo bya bivuta byabo by'intuza bya ubuto. Ntangira kunywa ibikoma n'ibiki n'imigati n'amandazi, ibintu byose ntabonaga ndi ku munwa. Ntangira kubyibuha gake gake, ariko nyine harimo n'amaraso ya papa, kuko na papa ni munini kandi papa si munini kubera ibiryo cyangwa ikindi kintu. Ubwo rero ya maraso yangiye yo kubyibuha na bya biryo bigenda nyine birafatanya, bigenda bituma ngenda mba munini kurusha imbaraga. Ngenda mba munini nyine gake gakeya. Nshiduka nanjye nabaye munini. Nabona nawe yipingaga numva ko ntazaba munini cyane, ahako nyine nashidutse narabaye munini tu. Waye kini? Byatari. Akose mwizo urara kuri matora kangahe kuri kanga? 2 metero kuri 2. Ubwo igitanda uraraho cyuba nimbaho ni ibyuma ni ferabeto niki? Nyina ndara ku gitanda nsasa matora hasi akaba ariyo ndyamaho. Wigize gerageza kurara ku gitanda? Bigenda ute? Igitanda mbere naryamaga ariko igitanda kikagwamo. Navuga ngo ngiye kuryama igitanda n'isaso bigata bimanuka bigata bigwamo mo imbere mu gitanda munsi. Nukuvuga ngo kuryama ku gitanda egare kuvunika kabisa, ahubwo byahatari. Uyu ni sheri wawe? Ni sheri wanjye. Ubu se Fisi reka ungize ukuri kubona none se ko ufite sheri mutoya bimeze bite? Ntabwo ari muto cyane, ariko
ndamwishimiye ndamukunda cyane n'umutima wanjye wose. Ya Delphine ariko shaka numva uba wapinze umugore wanjye niko ntabwo umugore wawe ntabwo namupinze ahubwo mise nibuka hari interview twigeze gukora nawe avuga ati Adelphine waramurongoye urabyibuka? rega Aime Boy ni fake. Buriya Aime Boy mu mutwe yameze nk'igihaza. Niyo mpamvu rero Aime Boy ibyo avuze byose urabyemera ukamwihorera ati. Reka nibarize yarabikoze? Yarabikoze? Yego yarabikoze. Bimeze bite? Bimeze neza cyane. Arabizi? Ahubwo se ubwo urabizi? Ubwo ushobora kuba ntabyizi. Cyangwa uri kumudefa? Oya ntabwo ari kumudefanda ariko gusa arabizi pe. Ni fresh cyane. Ntabwo bari kukurengera? Aya ntabwo bandengera mwana kavuno muheto. Ni ukuvuga ngo ubu rukomba kirayifite fi ngenda nkeka ko nayo. Noneho rero ndagutumiye uzaze mu isabukuru yo mu buriri bwanjye. Mbikwereke. Kandi uzaze uzanye mushiki wawe. Umugore wanjye azihangana ntamfuhire. Akasefi ni iki cyanyemeza ko uyu mukobwa mukundana? Iki cyabikwemeza? Nuko mukunda cyane n'umutima wanjye wose. Nyine njyewe kugira ngo n'abantu badukurikirane ukuntu mujye mwiyemera ko uyu mukobwa ngo turakundana kandi byahehe ngaho muhe ikibizo ndebe. Ibyo byoroshye. Batabizi shavuze tukabikora hano. Subwo hari ibintu birenze. Ubwo urasoje akazi? Akaye kazi se kumbwiye ngo musome kicwe n'ubururu. Kumbwiye ngo musome akazi kandi karangiye nakaye. Kandi mbona uri fake wowe Emi. Yes rero ndi kumwe na Fisi ndagira ngo nibarize madamu we Fisi wamukundiye iki? Nyine Fisi twarahuye turamenyana bisanzwe turamenyana nyine igihe kiragera turakundana. Murakundana byatangiye gute? Byaje ryari? Kumenyana n'umuntu ubuse nge ntabwo tuziranye. Muranye wahita unkunda? Turaziranye nawe. Ariko ari filime twakinanye twabanje gukundana turakundana. Ari filime twaje gukinana. Nuko nyine turakundana biza. Hashize igihe kinini cyane. Oya babwire ko yari filime yitwa Gakondo series. Niyo mwakinanye? Niyo twakinanyemo. Uramupofotse? Oya mapofotse umwana. Ako Sefi ku bunini bwawe cyangwa se ku biro ufite byibura ubu ngubu ugira umwana? Umwana uragira ngo sheri koko agire. Mfite umwana nyine uri mu nda tugiye kubyara vuba muri iyi minsi. Ngiye kubivuga kenshi ubundi wagaragaye uterera KZV byari bimeze bite? Ni show? Ariko rero nawe ugira umuntu uzanagukoraho. Njyewe ngo iki? Ko gwatereye ibisi? Reka. Cyangwa ari uyu nguyu? Oya. Uri kugira ngo nteranye na sheri wanjye. Kandi ubwo wasanga ari cyagiye nyibeta kuri Saint Valentin. Oya. Saint Valentin mwaye muri kumwe? Nyuma naramubuze. Umugoroba sinaje nkuzaniye kado koko sheri. Ahubwo nari watayivi. Yarambeshyera. Yabivuze ngira ngo ndebe ukuntu turakara. Yes Fisi. Filimi cyangwa se wowe Fisi ku giti cyawe ubuzima bwawe bumeze bute? Ntabwo ujya ubona abantu benshi bakwishisha bavuga ati ntabwo nagendana na Fisi birafite bimeze bite? Ahubwo se ninde ahubwo so nakemera kugendana nawe nindi. Iyi ngende iniga yaba mu mutwe no ku mubiri. Nyine ndi umuntu w'umujamatu ngiye nandukanye n'abandi bantu b'inkoko. Ntago rongiye nagendana n'inkoko ngendana n'amaniga gusa. Gusa nta muntu unyishisha ngo anyishishe se keretse ndwaye harya bya bintu yobo yarwaye babyita gute? Ibibembe bya bintu biza ku mubiri ahantu hose no mu maso ahantu hose bikahajya. Ubwo nibwo yakwishisha kugendana nanjye naho kubyibuha ntago ari ikibazo kuko
hari n'ababyibushye muri iyi Kigali bandenza, ahubwo ikibazo ni uko bo batazwi muri showbiz, ariko barahari banini cyane rwose kundusha. Ako Sefi wakwirukanka nka metero zingahe wiruka ukavuga ati wamarijemo? Oya ntabwo nkunda kwiruka kuko kwiruka ni iby'abasazi. Iyo umuntu yirutse ari igihe bagira ngo yasaze. Boronge ntabwo nkunda kwiruka, iyo ni muri siporo yenda n'ibirenge, nshobora kuva Kacyiru nkagera Nyabugogo n'amaguru. Ngenda gakeya ntuje nta nduru mbese nta kibazo na kimwe. Reka nibarize Delphine Fisi ni umusore munini wagiye kumwerekana mu rugo. turi kwipanga muri iyi minsi ahubwo turagutumira. Uba wumva nta kibazo ufite kuzajya kumwerekana? Ikibazo se kiki? Numvisha uvuga ngo abantu ntabwo bamwishisha, ubonye bamwishisha akaba uwanjye njyenyine. Ugikeka ko uzi ntabwo ugikeka ko Fisi ajya guca inyuma? Keretse mufashe. Wabigenza ute se kutamurusha ibiro? Nyine ntabwo namurusha ibiro, ariko keretse mufashe byonyine. Ariko se kabashiri iyo bakundana fresh hari igihe babageraho bagakina, uri kumva umukobwa akaba yaterura umuhungu akaba yaterura umukobwa. Fisi wari wagerageza kumuterura? Oya ahubwo ni unerura utaragushobora cyane. Aranshobora. Aragushobora. Ariko se Fi njya nibaza Fisi mu mibereho ya buri munsi ibiryo ufata ni ibiryo bimeze gute? Hari umuntu ushobora kuvuga ngo urakiwe, ubu urakiwe. Umuntu abashyushye buriya niko babyita. Abashyushye. Mu mirire yawe urya ibiryo byose cyangwa uratora? Oya njyewe ibiryo byose nabona ndirira, gusa nsiba kurya ibintu nka za mayoneze, za bureba ntago nzirya, ariko ibindi biryo byose ndabirya. Nkagabanya inyama z'umutuku, nkarya inyama z'umweru cyane cyane. Inkwavu zo ndya nk'ebyiri, nkarya isamake nk'eshatu. Ubundi ibirayi ugasanga ndarya nk'abandi bose, ntago ndya cyane. Umuceri sindya nk'abana, sindya byinshi. Ubundi nta bindi biryo ndya byinshi. Inkwavu nshobora kurya nk'udukwavu tubiri, kamwe kakajya aha kandi kakajya aha. Ubwo harimo n'ibizamuka biza mu ibere, nanga bigahita bihaza. Ufite ibere biryo? None se rega nta bintu biba birenze rega. Ni ukuvuga ngo ibinure byawe byose, ibinure ni ukuvuga nta hantu na hamwe wasigaye utabyibushye? Nta na hamwe. Nta na hamwe hose ndabyibushye, ariko aho mbyibushye cyane ni hano gutya, ubundi ahandi hose ntabwo ari cyane. Turabona hejuru ari cyane nk'hano. Haguruka turebe kununga. Hakurangoye bona ngurangora sha. Zunguza ikibuno ndebe Fi. Afite gwede. Babari ruzunguza nirebe. Nzunguza se ubu turi muri bare. Uza tuvuga ko turi muri bare man. Nyine njye babarira wizunguze turebe. Nakuzanye kukwereka umugore wanjye, none uri kuzana sababu. Usa ndabyina imbere y'umugore wanjye, wowe uri umugore ndi kubyinira. Sibyo byishimo byawe rata? Oya azambyinira ku buriri. Babarira byibura wizunguza ho gato nkaho utunga. Aho no muheta. Ni we muntu ubundi w'imbwa tuzira. Ariko sha Ubundi umuntu witwa Emi niwe w'Idage tuziranye. Ni ukuri. Ujya urakara? Aya ntago narakara. Ndi kubaza abadamu wa ujya urakara? oya ahubwo njye nirirwa nseka imbavu zarahiye. Ibaze byibura yari yakwicara n'umunsi ngakwicareho. Oya Wahita ushwanyo. njye cyakuza mwicaraho. Ubuse wamwicaraho? Namwicaraho apana hano ariko. Umwicaraho? Oya tubyihore. Ariko Emi ntakajya ashaka Gatuma amabanga yose umuntu yashyira hanze ariko. Amabanga y'urugo ashaka kuyasohora hanze. Ariko se Fi mbabarira umbwize ukuri. Umuryango w'iwanyu ungana ute? Umuryango w'iwanyu mu rugo? Umuryango w'iwacu mu rugo umeze nk'iyindi yose, gusa ushobora kuba ari munini mo gakeya cyane. Ni ukuvuga ngo uko wiyongereye baragabanya barongera. Oya
ntabwo bongera ahubwo uko bawukoze nyine bari bawukoze nyine n'ubundi nk'aho oya ubundi arega nari mbyibushye gusa ntabwo mu bwana iyo nzu nyine twayubatse nyuma tubamo hari iya kera twabagamo nyiri umwana hari n'iy'ubu ngubu nyine usibye ko ubu ngubu nsigaye mbana n'umugore wanjye navuye iwacu. hari umuntu ushobora kwibaza ngo ikibazo cy'amatsiko kuri fisi wowe ubwawe iyo wicaye ukitekereza uba wumva hari igihe ujya utekereza uvuga ati nabyo kanananutse icyo kibazo nanjye ndakibaza kiri mu bintu bya mbere ntekereza ariko birambabaza nyine gukomeza mbyibushye noneho hari rimwe na rimwe hari igihe narotaga nabaye mutoya ndi kwiruka koko ndi kwiruka nsa nkugana icyangogo n'amaguru niruka ubundi nabyuka nkasanga n'ubundi ndacyari nyamunini ugasanga n'ubundi ni kwa kundi nyine nkabura ukuntu mbigenza tuzi nk'iyo ngiye muri tuwarete mwana uzi icyuya amabirira ayaya ubundi tuwarete niho hantu hambere hamvuna pe tuwarete iwanyu yubakishije ibyuma ni ukuvuga yubakishije ibyuma ni feke kwereka bisi reka tubwizanye ukuri eguka gake uri gutuma ntakwegera fureshi ni igiki wumva wahombye iyo uza kuba uri mutoya wumva ari nk'igiki wahombye utabona ikintu nahombye iyo nza kuba ntari kwinyensebura cyane kari raporo y'ubu ngubu nicyo nahombye nahombye ubundi nifuzaga kujya mu gisirikare noneho nashatse kujya mu gisirikare kera nkiri umwana mfite nk'imyaka 15 hari umugabo twari duturanye w'umusirikare witwa Torojane ariko ubu yavuye mu gisirikare ambuza amahirwe yo kwigira mu gisirikare ubu nashaka kujya mu gisirikare wenda nta nubwo nari kubyibuha kuko iyo umuntu ari umusirikare ariko wenda nanone nkahita ntekereza ni cya gihe ibintu byari bimeze nabi hari igihe nabwo mba narapfiriye ku rugamba ubundi ibintu ni bibiri nari kuba meze neza ndi umusirikare cyangwa se nkaba narapfiriye ku rugamba usibye ko ubundi nta n'impamvu yo gutinya urupfu ngo umuntu ngo naba umusirikare akajya ku rugamba ngo azapfirayo kuko n'ubundi wanga kuyemenera igihugu ukazayamenera imbwa birambabaza n'ukuri biri mu bintu bya mbere bimbabaza kuko nakundaga igisirikare cyane n'ubu ndagikunda nibyo bintu bya mbere mba naragiye mu gisirikare cyangwa se naranikoreye n'akandi kazi nyine keza ameze neza kagasaba imbaraga kuko ubu ntabwo nakora gasaba imbaraga niyo mpamvu umwuga wanjye ari umwuga wa sinema nyine nubwo nabwo mvunikiramo ariko ndihangana kubera ko mbikunda n'ubu ngubu umugore wanjye nawe asigaye akina filime fisi aravuze ati iyo nari kuba umusirikare akunda igisirikare mu myitwarire ya fisi mu bintu bituma umukunda cyane ni ibihe fisi nyine aranshimisha mbese buri kimwe cyose ntacyo namuburanye ufite nk'ibibazo ushaka kumubaza nka bine by'amatsiko wenda hari ibyo ufite ntabwo byabura iyi mikoro reka nyiguhe umubaze reka mbanze ngukarabye sibyo ubundi nguhe mikoro umubaze ibibazo ushaka sibyo bya bindi ujya wibaza ugaseka kandi nzi ko bifite fi akira nawe korona igende sha na mikoro nayo buramba nayogeje akira noneho ngaho mubaza ibibazo bitatu nawe arakubaza sibyo fi mubaze bya bindi ujya wiherera ukamubaza ugaseka shushu be karamishushu none se ubundi wankundiye iki nagukundiye iki sana ngo usubize cyangwa urabanza umbaze ndakubaze ariko jya umbaza ngo usubize ibyo byaba ari byiza ikintu ngiye rero ngukundira ni ibintu byinshi cya mbere uri umwana mwiza ugira umutima mwiza ugira umurava ku byo ukora urumva cya kabiri nyine uri mwiza ku isura uri na mwiza ku mutima urumva
mbese ni byinshi cyane nagukundiye ngaho mbaza ikintu ikindi ngo basi mbwira ko nkunda byonyine gusa. ndagukunda cyane n'umutima wanjye wose, pana kuri kamera, mu buzima busanzwe ndagukunda n'umutima wanjye wose, ni izina ry'Imana kandi ku buryo numva bishobotse, ubundi bishobotse nk'ijuru, ijuru bakaba barigura, ijuru narigura nkarituzamo wowe na mama wanjye nanjye, wenda na papa nkamushyiramo imiyaga nawe agaturamo. Ababyeyi banjye ababyeyi bawe okay, ababyeyi bawe nabo twapfa kubajyanayo, ubundi numva havayo abantu 3, njyewe wowe na mama wanjye. Mama wanjye kandi na papa wanjye ntamuvuze, mvuze abantu 3. ubwo ntacyo ushyiramo na mama wanjye na papa ngiye nkubwije ukuri, ntago nshatse kukubeshya. ni ukuvuga ngo mama wawe wamujyana agahuriraho na papa wiwe bagakora undi muryango. Oya wajyana mama wawe nanjye ukajyana papa wanjye. Oya, mama wanjye arashaje, hari ikibazo se? afite imyaka hafi muri za 53 nimba atari 5. urumva rero arakuze, ntago ari umuntu wo kwirwa ajya gukina nk'akanyana kakiri gatoya k'umutavu. Ngaho mubaze ibyo ushaka. hanyuma nanjye nkubaze, mbaze giye nkwitegereze kugira ngo nkubaze, sibyo? Ngaho mbaze. Mu by'ukuri ubuzima busanzwe ukunda iki? Kijyanye n'iki? Hari ibintu byinshi umuntu ashaka kuba akunda. Kijyanye n'iki nyine icyo kintu? Kijyanye na fisi. Kijyanye nanjye, ukunda iki kuri njyewe? Nkunda gwede zawe sheri. Ndapfuye koko. Urukundo gwede zanjye nzanga koko. Genda zikunda. Ibazo mana kubwiye ibintu wanga kuri wowe ngo nibyo akunda. Wowe yifuza ko wakomeza ubyibushye. Mana ishobora byose we. Sheri, I hate you. Oya sheri, nkunda face yawe mu maso, nkunda n'ibibizi. Ahubwo bivuga face yanjye yo mu maso. Uko nanjye ndabizi ko ndi mwiza, ariko nyina ari kuba mwiza cyane iyo nanuka simbyibushye. Nkunda face yawe n'ibibizuma nyine. Ikindi kibazo ngiye kukubaza, Sheri, umbwize ukuri, kuva wavuka umaze kuryamana n'abagabo bangahe? Kuva wavuka umaze kuryamana n'abagabo bangahe? Se nagufuha se? Oya, ntago mfungiye, nabaze mfuhishwa niki? Nagukunze n'umutima wanjye wose mbishaka, sibyo? Ntago mfuha rwose. Nanjye ni okay, reka manze nanjye nkubwire, nanjye ni nkuko nanjye naryamanye n'abandi benshi. Nabimbaza ndamusubiza. Kuva navuka ryamanye n'abahungu 10 bonyine. Nawe urimo 10? Okay, urakoze. Hanyuma ntago ndakaye. Nimba utarakaye. Aho ngaho se ko Borata, ikindi kibazo, uryama wambaye imyenda cyangwa uryama wambaye ubusa buri? Ni iki kigushimisha muri ibi? Ngiye kuryama nambaye ubusa, nibyo bintu binshimisha. Iyo uryamye yambaye imyenda urashyore ugiye kwiyorosha kuvureri. Ndavuga mbere yuko tubana. Nyine nibyo nkubwira. Nusi bundi ngiyewe naryamaga nambaye ubusa kubera ko niyoroshaga kuvureri, kandi iyo uryamye wambaye ikariso nta nubwo ibintu bikura. Ibyo byurabizi. None se ni mu buzima busanzwe wambara ikariso? Urebye ni gakeya cyane. Burya bivuze ngo iyo uvuye mu rugo nta kariso uba wambaye? Ntago nkunda kuyambara. Nanjye uyu mugore nzamushobora koko mwokagira Imana. Kandi sibyo byari birimo koko. Ntago burya ijya wambara ikariso. Ubuze njye ko nyambaye nubwo ingana n'iyinka ariko ndayambaye. Singiye boxer y'umukara. Ariko ntacyo noneho ngiye kubyiga ubu ngubu uzazingurire, ahubwo nawe kuva wavuka uryamanye n'abagore bangahe? Okay, ngiye nakubeshye, mbongewe nkiri umwana. Okay, wenda mfite nk'imyaka muri za 15 naryamanye na karitsiye yose y'iwacu, abakobwa bose bari barimo. Ese wari imfizi y'akarere? Yego, ariko ubu maze gukura
nagiye mbigabanya cyakoze amaze kuryamana n'abakobwa nk'umunani. bivuze ko nkurusha iyi urandusha urumva urinda nako sheri nanjye kuvuga ngo urandusha uburaya ariko nsanze twese turinda kimwe. ikibazo ngiye kubibariza iyo mugiye mu miryamire kubaka urugo akanibariza biba bimeze yego kankubwiza ukuri muri abo bahungu bose navuze naho umva arabarenze bose. hari abantu kofi nta bantu mwigize muganira bakakubaza ngo nta rukomboki ugira? ese ubundi mbere na mbere rukomboki ni iki? igitsina. igitsina nta bantu mwigize muganira naba nagira igitsina nkashaka umugore? nta bantu bigeze babiguserera? oya ni benshi ariko rega iyo umuntu abyibushye rero aba afite ibitsina bitandukanye n'iby'abandi kuko ntihazagira umuntu rwose ukubeshya ukwirariraho. umuntu wese ubyibushye aba afite igitsina gito gusa gikora akazi ariko kiba ari gito. ni ukuvuga gituye kure kiba kinanutse mbese ubwo ntabwo kiba kinanutse ahubwo gishobora kuba kibyimbye ariko ari kigufi ku buryo bidapfa koroha. oya biroroha arega abantu nkatwe twebwe tuba twarize akazi tukiri abana ntabwo rero ibintu nk'ibyo bipfa kugukanga. uragerageza uko ushoboye kandi n'umufasha wawe abigufashamo ntabwo akugora kuko aba akuzi. buriya nicyo cyiza cyo gushakana n'umuntu muziranye pana umuntu baguteruriye nka bya bindi bya kera ngo hangwa akira. ese uzi uwo mugore akunda iki? ese uzi yanga iki? ese uzi mu buriri nimba ari we utaha kure cyangwa ari utaha hafi cyangwa ari we mbese ntabwo wabimenya. niyo mpamvu ugomba gushakana n'umuntu muziranye ukamenya ko ataha hafi cyangwa ataha kure. ako se mu bakinnyi ba filimi b'abakobwa mwakinanye havuyemo uyu mukundana wifuje kuryamana nawe ninde? uwo nifuje kuryamana nawe mu bakinnyi ba filimi ni ukuri kw'Imana nta mukobwa n'umwe nigeze nifuza kuryamana nawe kandi nyamvugisha ukuri. gusa umuntu namye nkunda pe kuva twahura n'uyu mukobwa si uko turi kumwe sibyo no mu kiganiro ari uko tubana ni izina ry'Imana ishobora byose. uyu niwe mukobwa nakunze muri sinema. nta mukobwa nigeze ngirira irari ngo muri sinema naryamana nawe oya. ako se uvugisha ukuri muri abo bakobwa mwaryamanye nta mukobwa byigize bikunanira ngo uvugisha ukuri bitewe uko ateye nta mukobwa byigize bikunanira ananagutuka? oya nta n'umwe byananiye kuko abakobwa benshi igihe naryamanye nabo bari amasugi. abenshi hafi 90% bari amasugi. ariko ntiyarari oya abakize nyine uyu nguyu uko twahuye ni ibyacu n'urugo rwacu ntabwo wabimenya njye nkubwiye ibyo hanze y'urugo. ndetse mwahuye ari isugi inde ibyo ni ibanga ry'urugo. njye nakubwiye impamvu nakubwije ukuri se ni ibanga ry'urugo kandi yavuze ngo mbere yuko mubonana yaryamanye n'abagabo 10. ntabwo se ubwo wabyumvise wari urambaza byinshi kandi wabyumvishe ubwo umeze nka wa mwarimu w'inshanutsi ukubaza ngo se mwana ngo wa mwana we ngo rimwe guteranyaho rimwe ni kangahe? arabizi ko ari kabiri ariko ari kubanza akagushanukaho akuba se kuvuze ngo yo ngoyo ngo ni amabanga y'urugo kandi n'ubundi mwayamena. iki kiganiro dukoranye gihe titre iki kiganiro dukoranye rero nushaka ukita indayambaye oya wowe gihe titre uvuga ngo nyine iki kiganiro dukoranye ari nkaho ugiye ku cya proding wagiha titre twongo iki? ntago mbizi wenda uwandika Tifisi n'umugore we twaganiriye batubwiza ukuri byabo kuko twe ntago tubeshya mw'abanyarwanda mwe mutureba mudukurikiranye ntago twe tubeshya twe tuvuga uko tumeze utwanga akatwanga udukunda akatukunda ariko twebwe tuvuga ibyacu neza. ako se mu bakinnyi mwakiranye ba filime umuntu wakugoye kwakira imyitwarire yiwe ninde?
umuntu wangoye kwakira imyitwarire ye ari ngewe wakira imyitwarire ye se ukavuga ati uyu muntu aragoye. muri sinema rero hari abantu ngewe mbona ntakunze kubera imyitwarire yabo, nko guhura oya reka ndeke kubavuga, ariko harimo abantu batavuga, harimo n'abavuga, harimo n'abo muciringa ugasanga ari ibintu byiza, ariko umuntu wangoye buriya navuga ko ari inzara. umuntu wangoye ni Kanyombya. agoye hiki Kanyombya aragoye kuko nimba ari ugukinamo, nimba tuvuga no gukina, ugiye gukina uri umukozi we wo mu rugo, nimukina aragukubita bya nyabyo. Ikindi Kanyombya nimukina uri umwana we n'ubundi aragukubita, nimukina uri umugore we aragukubita, urumva rero aragoranye. ntabwo ashobora kuvuga ngo turakina nyine ni filime muri gukina, we arapurika. iyo yatanywe inzoga Kanyombya aba ameze neza ari fureshi, ariko yanyweye inzoga aho ngaho ntabwo aba atekereza neza, ubanza bavuga ati uyu muntu ni haduye tugiye gukinana tu. Wenda ninjye umuntu wa mbere twakinanye ntangore cyane, ariko nabwo yarangoye nanjye uko nyine imbere yaragoranaga kuri seti, ariko ubu ntabwo akigorana, amaze gukura, yarashaje, nako aracyari umwana, sinzi ubwo niba namwita umwana cyangwa umusaza, nyine ari hagati, ubu mu mutwe ari hagati, ameze neza para raporo ya mbere yakundaga gukina yanyweye inzoga, rero ugasanga aragukubita bya hatari. Nimba muhuye Kanyombya ntatinya gufata ipapayi ngo rigukubite mu gutwi, ngira ngo harimo abantu barebye filimi yakinnye ari umugabo, ari abagabo babiri, umugore, kwanza iyo filimi bayita nta munoza, harimo ahantu ya filimi yanjye na Kanyombya tujya kwiba amandazi, harimo ahantu Kanyombya ajya kwa muganga, niyo abanza ari iya kabiri nimba atari iyo ngiyo, ajya kwa muganga, ariko hari akagabo kamuciye inyuma, kamara kumuca inyuma kagatera umugore w'inda, noneho yajya kwa muganga kureba umwana, bagahita bahamagara uwo mugabo wundi mu izina, urumva, bagahamagara mu izina uwo mugabo wundi bamubwira ngo naza afata umwana we, bakazira rimwe. Rero Kanyombya agahita afata ipapa yamuturutse inyuma akarimukubita mu gutwi. Biriya bintu byari ibya nyabyo, ahandi agakubitana udutaburete bya nyabyo, akaba yagukubita inkoni agutunguye, wowe uzi ngo muri filime ushobora gupfa pe. na Kanyombya ubundi ntabwo musebeje kuko ni inshuti yanjye, nawe wanzamuye, mufata nka papa wanjye, mufata nk'umuntu w'agaciro kuri njye, ariko Kanyombya ajya agerageza, niyo yanabona nino ntuza, ajya agerageza kugabanya amahane muri filime, kuko hari igihe akubita nk'umuntu bya nyabyo kubera ko uwo muntu ashaka kwinjira muri sinema ngo abe umusitari, akihangana agapfiramo, ariko aba yamubabaje. Burya ngiye biramba mbibona nkagira ngo ni ibintu bya burage. Oya ntabwo ari burage pe, muri za Kanyombya ntabwo ziba ziri burage, ntabwo ziba ari burage pe. Mu zindi filimi ho harimo abashobora kuba ari burage, cyangwa se bakavuga ati wenda ntabwo twabona urushyi rwiza nk'urwo bari bugukubite, reka turagukubita gake ariko wihangane, cyangwa se bakarugukubita bya bindi ugaswata, bakazabizanamo neza ari urushyi rwa nyarwo. Ubu ngubu dusigaye dukora ibintu byiza para raporo y'ibya mbere byasabaga ko wambara umuriro ku mubiri cyangwa ukambara umuriro ku myenda wambaye, hari ukuntu babigenza ntushye, ariko ubu ngubu dusigaye tubikora mu mashini bikaba ari ibintu byiza. Ubu ngubu u Rwanda rwateye imbere, natwe tuzageraho tumere nka Hollywood, tumere neza bya hatari. Ako se hari ubwo ujya byirura ugira inama fese ngo bye barashaka nk'ababaganga batanga imiti nanura ngajyeyo? Cyangwa igeze kubikora? Oya nyine nibyo turi gushakisha muri iyi minsi kugira ngo mu minsi itahaza abe yananutse neza. Ngiye kumushyira kuri regime. Byibura wigeze ugerageza ngo hagire nk'umuntu kwishingira avuga ati ngiye kuguha imiti? Okay. Harimo wigeze kubikora, ni umukecuru bamwita
bamwita nde mana yanjye, bamwita nibagiye izina ryiwe arazwi, ni nawe ni wa mukecuru ejo bundi wavanye abatipe b'abatinganyi mu butinganyi. Shangazi bamwita Shangazi. Shangazi yari yamfashije rwose, ni umumama mwiza, ni umubyeyi mwiza, Imana izamuha umugisha. Ariko nagize gutya nyine anshyira mu kibafu, numva ameze neza mvuyemo, ariko numva agasereri gakeya, ariko ni ukubera ubundi iyo bakuvanye muri icyo kibafu hari agatanda baba barateguye bakuryamishaho, bakaguha amazi menshi litiro hafi 1.5 ukayinywa ukamererwa neza. Ngewe rero navuyemo bambwiye kujya muri ako gatanda ndabyanga, ngumya n'ubundi mfite isereri, ngeze no mu rugo umuti bari bampaye abantu umutunjyana muri toilette nyine nawe urabyumva. Ariko nasanze rwose Shangazi yakuvura, gusa ngewe hahise haziramo nyine nuko nari ndwaye indi ndwara ntatangaza hano, ariko nahise nyikira n'ubundi iyo ndwara. Ariko nahise mera neza. Ubwo rero ntago ngikorana na Shangazi, ariko Shangazi nabonye ko ari umuntu wavura umuntu agakira. Yes, Shangazi ni umuntu wakuvura ugakira. Ako se fi umwenda wambara umwenda umeze ute? Uhigira ku ruganda, ugenda ku mutayera akakudodera akagupimiraho, biba bimeze bite? Reka imyenda yabuze mu gihugu, ahubwo bavanye ngo caguwa, ngo bagiye kuzana ngo made in Rwanda, nimba ari made in Rwanda. Ariko iyo made in Rwanda twarayitegereje abantu banini turayibura. Tubura iyo made in Rwanda bavuze mu gihugu igiye kuza, turayibura. Aho ndasaba abanyakubahwa batubona, abayobozi bakuru bo mu gihugu bajye badufasha rwose, yaba ba minisitiri cyangwa se n'abandi babishinzwe, bajye badufasha, n'abantu banini batuvugire mu nganda basohore made in Rwanda zidukwiriye. Kuko bajyanye caguwa twabonagamo ibyenda binini, kubera ko urabizwe abazungu ni abantu banini cyane, harimo abanini n'abatoya. Noneho barangije mu kujyana caguwa bazana made in Rwanda, ariko made in Rwanda ngiye nta myenda mbonamo, kuko rwose n'ubu ngira ngo uri kubibona yuko umwenda wanjye wari wacitse. Ndavuga ati rero kubera ko ntahita mbona undi, kubera ko imipaka ifunze, kuko najyaga njya muri iki gihe icyo gihe bamaze gufunga ntuza caguwa, najyaga kuyigura hanze ntuza muri Kongo. Urumva nabwo nabisabye nyine ubuyobozi, noneho nkagenda nkayigura bakanyemerera nkayinjiza. Ariko ubu ngubu kubera ko imipaka ifunze, kubera kiriya kivuna muheto cy'icyago ngo ni coronavirus yo gakubitwa n'inkuba, urumva ubu nyine ni za nkoni. Kubona ipantaro ni hatari. Ejo bundi nagiye mu mujyi ndahajagajaga mburamo ipantaro n'imwe nkwiriye, no kubona isengeri imeze nka gutya ntayo wabona. Ngira ngo iyi myenda yose namba urabona ko ari caguwa, kandi ugiye baranaguhenda, baranamenda ugasanga ipantaro bari kunca 25,000, kandi ipantaro nayiguraga 3,000 7,000 wenda narengereye, amafaranga yabaye menshi. Urumva rero ibintu byose, ingaruka zose ziba ziri kugera ku bantu. Rwose badufashe, bajye badukorera ibintu byiza, natwe batuzaniye imyenda nk'abantu banini. Kuko nimba se baha umuntu ufite ikibazo cy'ubumuga bw'amaso agaciro, bagaha umuntu ufite ikibazo cy'ubumuga wenda bwo kutabona cyangwa se kutavuga, kuki ngewe nkanjye umuntu ufite ikibazo cy'ubumuga bwo kubyibuha, kuko rwose ndabyemera ko ubumuga bwo kubyibuha ndabufite, kuko ntago wangana na gutyo udafite ubu ni ubumuga bwo kubyibuha, sibyo? Reka bari ko mbyita ubumuga bw'imirire. Hoya ntago ari ubw'imirire, kuko Imana niyo itanga niyo iguha nawe ukakira. Wese wabigenza ute yaguhaye ukakira? Nk'ubu ntago mbonye ahantu bituma nanuka ntananuka, ariko rero niba bitakunze se ubwo urumva nabigenza gute? Rero niyo mpamvu nabo bakagombye kugira gute, kuvuga ati reka abantu babyibushye nabo tubamenye, made in Rwanda zisohoke nini. Hanyuma nge nambara ipantaro mu nda ndumva ari 50-60. Ni ukuri. Mbese reka nguhe nk'urugero, sibyo? Reka nguhe urugero. Uyu mukandara urabona ntawambaye wose, si umufunguye si wabibonaga? Reka nguhe urugero. Ipantaro arayitigwa.
oya ntabwo igwa ngewe bifite ahantu ifashe bifashe kuba ubuse nimba fata aha ngaha fata nimba wakwambara umukandara ureshya gutya wose ukagukwira sibyo ubwo urambwira ko ipantaro se niba atadukora amapantaro barabona umuntu azabigenza ati ibi ngibi ni ukwangiza abantu nabo bajya babimenya bavuga ati namwe muremera abantu banini mu badodera imyenda ya made in Rwanda turwane n'amafaranga yo kugura imyenda ariko basi tutanayibuze none se ubwo ibyo bintu urumva ari byo wambara 62 ni nka 60 yuzuye 60 yuzuye none se ko wenda amapantaro agoye kuyabona boxer zuzikura boxer nyine nazo nazivanaga muri urese urabona ntambaye boxer ya caguwa iyi ni boxer ya caguwa ntago ari mangazi mbese ubwo urumva rero wayivana y'ahandi hantu haguruka utange keyo haguruka umufungire neza reka haguruka reba inyuma akugirire neza urumva wayivana y'ahandi biragoye fisi ikibazo cya fisi cyumvikane kabisa cyubahwe oya cyubahwe vurema ntabwo ngubeshye kandi ubwo se niyo mpamvu ubu ugiye kufunga wose nkorese se ubibona urebe ahasigara singaha iyi si inobora ya 3 ya nyuma ahubwo nako nyine uvuye hano ni iya 3 none se ubu ngubu iki sha mani kamubwiza ukuri sinzi uburyo nabikubwiramo ni ukuri kw'Imana babareka rwose kutubangamira nabo badusorere n'imyenda natwe twiyambarire reba nka Mukarujanga ntago yapfa kubona imyenda imukwiriye ubwo nawe mbamuvugiye harimo ngewe harimo umugabo nawe unduta cyane mu nda nkubye nk'inshuro nk'eshatu urumva nawe ntago urumva nimba ari 60 gewe we ni nk'ijana na 80 cyangwa 200 bamwita sikitungira ngo muramuzi mu mafilimi nawe akina amafilimi sibyo hari n'undi mugabo nabonye ku kibuga cy'indege nawe munini cyane ubwo se abo bantu bose none n'abandi bantu tuba tutazi ubwo se abo bantu bose ntibakwiriye imyenda none se n'imyenda bazayikura mbere nambaraga neza nk'abajetromani amashati ya danje meza amatise meza cyangwa se nkambara matiyayi nkambara za myenda yari igezweho myiza cyane mbese nkajya muri caguwa nkigura nk'imyenda y'ibihumbi 100 cyangwa 200 reka ubwo se wakambara ute ni ukuvuga ngo ufata imyenda ya papa we yambaraga ukadodesha ukambara oya papa se ubwo si imyenda ya papa yankwe papa wanjye afite 105 ngiye mfite 135 ubwo se urumva mureye na papa amurusha 30 papa wanjye nijeya ni umuntu muremure ufite 195 y'uburebure urumva ni na muremure we ameze nka Goriyati ni na munini cyane ngewe rero nge nahuye n'ikibazo cy'ubugufiya noneho mbana na munini ku kibazo si icyo ngicyo kibazo rwose ni uko mutaduha imyenda rwose ngo natwe mudukorere izo made in Rwanda zitugereho kugira gutya nkakora mu ikofi nzamure inote ya 5 mpite nyiguramo ipantaro cyangwa inote y'ibihumbi 10 nyigura ipantaro igitenge yagiye kudodesha bahita bambwira ko ngomba kudodesha mu mipande 5 niba atari 6 ishati n'ipantaro caguye icike burundu mu gihugu cyacu uko natwe ntago dukeneye kwambara ibyo abazungu batuzaniye sibyo ngo amuzungu yambure ngiye nambare ibyo bintu ubundi ni bibi ni n'umwanda ni nayo mpamvu nshimira abayobozi b'igihugu cyacu kuba barabivanyeho ariko basi natwe bavuga ati made in Rwanda uzajya ubona ikabutura ubona ishati ubona ipantaro ubona isuvetoma urumva nkanjye nge noga 2 ku munsi cyangwa 3 ku munsi none se ni noga 2 ku munsi cyangwa 3 ku munsi icyambere ndoga mu gitondo ya suvetoma nambaye ndayifura nyanike saa sita noga ubwo ndayambara nijoro se ndambaritse ubwo ngahibaze ibyo bintu ubu mu rugo ngewe nshaka kuba nsigaranye nk'ebyiri uhinduranye zonyine ubu se nizishira nzajya ubunuze ahibaze koko
urubuno hanze gahe bazo ugiye nk'ipantaro ikagucikira mu muhanda wabunuje. oya ubwo wavuze ko nigeze kugenda noneho nuriye moto yurira nabi ipantaro icika hano hagati hose ewana censi nagize nuko anambaye box ubundi ibintu byose hanze. Yes, Fisi wakoze na sheri wawe mwakoze kutuganiriza. Mbibutse yuko urajya kuri Menya Nibi TV kuri YouTube. Urajya kuri Menya Nibi TV kuri YouTube channel. Ukandeho subscribe. Urebe filimi nziza y'abanyarwanda baba muri Europe. Iri mu rurimi rw'Ikinyarwanda ariko isobanuye mu Gifaransa. Mwoka byaramwe. Ni mubikore neza. Murebe izo filimi zirigisha abana banyu dore ko n'amashuri yatangiye ubundi ibintu bibashe kugenda neza. Uza n'ibikorwa byawe kuri yawe TV mbyamamaze rubanda babimenye nyarye nitonze kandi bimeze neza. Ntago mbaca amafaranga menshi. Hamagara 073 078 2 4 ubundi twamamaze ibikorwa byawe cyangwa ujye kuri Instagram ya yawe TV twandikire turete tubona ubundi wanaduflowinze ubundi ibintu bigende neza. Fi hari ikibazo nayo nibagiwe inkweto wambara kanga nambara 42 cyangwa na 5. Hari ikintu wari wibagiwe? Icyo nanibagiwe no kubwira abanyarwanda kugira ngo bajye baturemera bajye kuri za channel zacu za YouTube bajye nk'iyo kuyo bita umugisha series bakore subscribe banarayikinge bakore byose baduhe subscribe mbere na mbere badufashe kuko ubundi bavuga ko umuntu utaguha subscribe atanakugura buri icupa. Baturemere kuko nibo dukorera ibintu byose dukora nibo tukorera kandi Imana igiye ibaha umugisha ndabemera. Kandi ikindi nkaba nsaba abantu bashaka gukina filimi babuze aho baca bafite ikibazo cy'impano bafite bibitsemo muri bo ariko babuze ahantu baca ko banyandikira nako ko bampamagara kuri 0788 991179. Facebook yanjye nitwa Mudahigwe Emmanuel. Hanyuma Instagram hariho mfite 2 hari iyo yibita Fisi official hari niyo bita Mudahigwe Emmanuel nyine n'ubundi. Ubwo rero ugahita unshaka tugahita tuvugana rwose nka impano yawe gakunda ukajya ukina filimi. Muri filimi zanjye ndimo ndategura ndi gutegura filimi ndi gukora filimi yitwa Gakondo series Captain series ariko ngiye kuhindura izina. Ndi gukora niyo bita umugisha series. Channel yanjye mu by'ukuri yitwa Fisi TV mujye munkorera ibintu by'intusi bajye bandemera bajye bagukorera iki ibintu nyine bya subscribe hari ibindi se mvuze kandi urinda ya wa muhungu. Yes, wowe ukoresha Instagram ni Facebook yonyine. Uracyari mushya? Oya ntago ndi mushya. Ese yaragutwaye cyane rwose. Ukoresha Facebook yitwa Delphine Zagalave. Ariko uri mu maso? Oya kubera iki? Ntacyo. Fisi afite n'indirimbo. Ariko nk'ubwo urita umugore wanjye ngo ni mu maso uzi nta kibazo ufite mu mutwe buramanwa. Ese sinakubonye umushyira mu ndirimbo ya maso? None se kuba yaragiye mu ndika karirimbo bakita ngo iki? Ya ndirimbo bayita nta zina twayihaye rifatika. Ubundi ni uragenda kuri YouTube ririmbaho kugira ngo n'abantu bamenye ari imba wakoze wikisha imisoro sora nyine ni ibintu byo gushishikariza abantu kugira ngo basore bareke kwihisha imisoro basore kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Urumva kubera ko natwe mu mafilimi turasora basore rwose dutere imbere abantu ubuyobozi bwacu bumere neza natwe tumere neza nk'abanyagihugu. Niyo mpamvu iyo ndimbo nayo nayisohoye ariko ujya kuri YouTube ukandikamo igitwenge cover hanyuma ukahita ureba ifoto iriho umukobwa wambaye umupira wa orange. Oya ntabwo ari uyu ni uwundi mukobwa nakoreshamo abandi bakobwa ndumva ari uyu nguyu n'uwo mukobwa.
niwe yari ari kubyinamo. Umukobwa n'uwo ngo yabyinagamo ariko niwe bashyize imbere ku ifoto. Noneho ukareba uwo mukobwa wambaye umupira wa oranje ukamukoraho ugahita ubona indirimbo igatangira kwikina. Ariko ndi kubakorera izindi zizajya zijya kuri channel yanjye. Ariyo channel yitwa ubu ngubu Mugisha series. Ndenda kuzahindurira izina muri iyi minsi ariko naryo nzaribabwira, ariko ubu ngubu bayita Mugisha series. Yes, bayita Mugisha series. Jya kuri yawe TV Instagram dufollowing ngo kabyarawe ubundi ubuzima bwawe bubashe kugenda neza. Njyewe nari Emi Nyawe, ndabakunda cyane. Following kuri Instagram yanjye ni Emi Nyawe 2020, ubundi dukomezanye urugendo ubuzima bubashe kugenda neza. Mu minsi iri imbere nzajya nzanga nka The Flash.